People, what's up? Mumeze mute Mia and WIZZY dance enjoy life mu rwego n'ubuzima. Abane nabo bakinyi byanya byo bagiye gukina muri iyi filime bita The TREASON ubugambanyi. Dukomeza na season 3 nyuma ya mbere ya kabiri zirangiye dore 3 yaje nyuma y'indirimbo. Abana abakinyi bakaba n'ababyinnyi Furedi cyamamare kandi ucyumva hiryo nino. Ntabanganye Imana Emmanuel uzwi isona rya Rutambi mu ntara y'Amajyepfo karere ka Kamonyi kamugereho mu karere ka Nyanza Purito kamugereho mu murenge ni Cyabakamye muri ya centre izwi cyane bitarubona ndetse agira ikigage shaho mw'abantu mwebwe nta kimwe gusa agira ikigage cyiza n'ibindi byinshi bya bralirwa byo kunywa mu mugereho mu muterankunga. Dore ko dutangiye end game studio yateguye Furedi cyamamare bikugezaho ku bufatanye icyerekezo team nibo bakugezaho Furedi once again hafi aho. Iyi ni season 3 episode ni ya mbere Furedi wa mbere dore ngibyo season 3 mwanditsi nguwo Mr. WIZZY The TREASON ubugambanyi niyo seri turora episode ya mbere season 3 ziri ncamake zibyabaye mwarabibonye ibyo mutarabona ndaje mibereke ibyo mutarabona bindi nabyo muzabibona mpamvu bazita ngo ni ibyahise dore ngibyo previously on The TREASON kubugambanyi dore Adela Mirenge Kunenyo Jeff David ubugambanyi niyo seri turora dore ngibyo biriyanditse w'amahoro haba inshuti Jean Bosco Donase abakinyi nyinshi special thanks nabashimirwa. Season ni 3 episode ni ya mbere Furedi mu cyumba hiryo ninaha wana nuri wewe nyine dore ko dutangiye abakomangaga Jasifu ajya gufungura Adela mukasine aho muhungu wanje yego mama we konzo amasase meze none sugira amasaye yo gusurwa je maciye ngiye ku kazi nyine nagira ngo oya si ibyo gusa ahubwo urantunguye nicyo kibazo gusesanga nagiye ibyo tubireke kariba ahubwo karibu tubyirengagize dukomeze tuganira ibindi imbere mu nzu. Adela aje gusura umuhungu we. Nese ko wanyanze iminsi myinshi kabisa. Wapi ntago ari ukukwanga nakazi. Ngo nakazi ari mu bibazo byatariwe n'umugabo arimo aramubeshya iby'uyu mwana. Uje untunguye nta utavuze umuntu yagiye kugenda tuzi ko tugira gahunda nyinshi abasore. Yego. Makuru. Uzindutse. Nagiye mvugane nawe ugake. Mbone nge mu kazi. Arashaka kuvugana iki n'umwana we. Turore. Byinshi se gusa byinshi cyane aho none ngo maze gukura ntabwo ukiri wa mwana na tube yaratugaruka ngaha ko muri quartier abantu bose bazi ko wapfuye dore Aneti na Frank amubwira ati muri quartier bazwi ko wapfuye unone uri muzima teka maremare mabuja uri abantu bo muri quartier bose bazi ko byanjye byarangiye n'imvange ameze ibyatsi ari azwi nka Katabiro mwibuke mu zambere bwa ikindi gihe ariko nari mwitabye gusa yego ndashaka kuguha akazi kumuha ikiraka hari Babyloni bantwariye amafaranga ariko nkeneye ko yagaruka burara amafaranga nayabona abamwambuye amafaranga ashaka kuyagarura amafaranga yawe kigaragara cyo kumva ugiye kuyakurikirana ni menshi ni akayabo kugira ngo ni na make yo ni menshi mbura amafaranga zabone none se izo Babyloni muri make ni bangahe bameze bate akazi undi gatengate muri make abantu babiri nyine nari na hari ditwa turimo abasore babiri babahaye akazi karazenga ko n'ubundi n'amafaranga yanjye bayajyanye n'ibyo bagomba kunkura batabikoze muri make batwaye amafaranga akazi ntibagakora ndashaka rero ibyanjye bigaruke akazi tugomba kugakora ako kazi ndagakora haraka yes muri iyi minsi nyine barahavuye ariko wabashaka kubabona
ngewe naguha amazina wowe genda ushakira amazina agiye Frank nonzi ni iminota kuva bazi ko nanahari bazi ko napfuye niyo nasiramura nawankurikirana. Shakira amazina yabo, shakira amazina yabo basore baguhemukiye bakagutwara amafaranga n'akazi nibagakoreye. Niba bataki muri quartier niba bakina irimo turabimenya. Ayo mazina umara kuyamanga bakurikirana bafata umushahara wanjye genzahembwa gute? Anasengerana ndi umwana waguhakaze. Nanjye nago ndi umwana. Amuroza hemba. Abizi hari abantu tutakorera. Rega buriya tumaze kujya ku rwego rukomeye duhamagarwa n'abantu bishoboye. Babaye za machineries. Ye uri maringaringa sinakwita. Rero tuzi tudapesa reka ntago dusepera. Masasabire inkisigata. Niyo mpamvu ya mafaranga ndagumbwira ukeneye angahe. Kakazi rero bidanje ndashobora ko nshobora kuzifashishamo abandi bantu. Ari babiri birasa gushandishandikisha imitega. Yego nkakugeza abo bantu. Yewe mbere ya byose uzabanza umereze miliyoni 2. Iyo ni nka avance naga ari umushahara wuzuye. Kinyiri kubangamiye. Tuvuye tugaruka. Adela n'umwana we. Kuri kujyanye n'igize. Ngo umwana arabangamiwe iki ko bamwe n'iki nkeneye kuri data. Bijyanye na papa. Ko? Nyine yo kuri. Umva Jasif. Iki gihe ntabwo ari cyo kukubwira ibyo bintu. Jasif ashakanya papa we mama ati reka iki cyo gihe cyo kumenya amateka ya papa wawe. Reka were kuva kera uvuga ndi umwana amaze gukura. Yego. Iriye ko maze gukura. Mama kuri kose maze kukumenya. Wamenye iki ari? Maze kukumenya kuri kose. Wamenye iki cyo shaka? Ndibuka mva mu kazi nakerewe. Ngeze mu rugo nsanga Anete muri kuvugana kuri telefone. Anete muri kugambana. Muvugana ku bintu bijyanye na papa. Bya papa. Kuri papa. Nyamara Anete ababwira mwibuka neza ne wareze uyu mwana Jasif. Ahonga Anete. Mama winyuza hirya no hino. Cyangwa ngo unyine nka Kadenesi. Mbwira ukuri umenye ukuntu bimeze. Mva nkubwire. Nakakukubwira ariko oya. Mabonye bitazashoboka umwana azi byinshi tangira kwijengagiza ngagiye mu kazi amasaha yamufashe. Buse ngibi nibi. Oya reka gende. Nika njye mu kazi tuzaba tuvugana amasaha yanamfashe dore kwirengagiza. Dore ngarahindura ikiganiro azayobya. Ni hahandi irengagiza. Nzabikurikira kandi nimbimenye utabimbwiye nkabikubwirwa n'abandi bizaba ibindi bizaherera he katurore. Byanga bikunda Jasif agomba kuzamenya ukuri. Adela ntabe nakanunu ko gushaka kumubwira ari kwirengagiza. Ngo inana oya reka nyine ngo he make mfite. Ndabizi ko bitese wagiye mu mahoro ushaka tuvugana bose nayo ngukeneye ngo tuvugane. Nababonye ba bantu wansabye kugushakira nababonye. Nabahungu ba Mirenge. Nabahungu ba Mirenge. Frank no yashatse amaboko yavuze ngo nzashandashangisha hirya hino. Nshaka ubufasha kugira tuzafata abo bantu. Foto yabonye se? Umva wanjye. We kora dira amafaranga ariko ni menshi. Man aba bantu bakora akazi. Aba nibo nakubwira nibo mugiye gukorana. Baza banibo bangiriye. Aba nibo banyambuye bakananga gukora diri yanjye. Naba umva abangaba ahubwo aba imama yake na mama nibo gize chance numbise mbona n'amasura yabo nago bikira amaso n'amasura nayabonye karabaye yaragiye kubafasha bayagiye kubakoresha ngo bamufashe guhiga abahungu babiri kumbini nabo mwenyewe tugaruke kuri Mirenge ku ntenyo waminuje mu bukungu. Ariwe nk'umuntu wagafashe yice mu busitani bwe ari kuri androide ari guscratching haraka yashwida Nana hamagara umukobwa we Nana mwana wanjye Karame papa ngwino hano nakwitabye papa turore baraganira iki umunsi ukuntu zimeze ariko genda ubanza uzanire basaza bawe gahunda z'umunsi nkeneye kubabwira mwese n'abasaza bawe bazane babwire baze babwirire hamwe gahunda y'umunsi. Plan of today gahunda y'uyu munsi. Come on.
umva man Dara amafaranga uzaya. barakwereka abavandimwe babiri hano Niwe zingaye. Dave umuvandimwe we Ku beach. Harakoze mu Musura mugore wumve. mugore Kwisha ahubwo ndagazamuva. Nta bintu birenze ngenda mukoze usibye kwisinzirira biraho. ni wewe wakoze amabara buranumvise bamuririye amafaranga baranamusinziza twarabibonye yarabahaye deal gusa nabo bari mu mazi abira barakenewe yabashiriyeho machineries bakiraho nana mushaki wabaza kubareba yewe umusaza guys arabashikeneye viyo waba arabashaka Ngudute. Sa? nana Mwaramukiye muti. Ngabwo hari ahantu nari ngiye gato none papa arambwiye ngo ndashaka umuntu ashaka kutubwira. Papa ntabwo arajya mu kazi. kandi yaragiye kugendana nawe yarafite gahunda ze papa barabakeneye viyo aracyahari muzehe Ntabwo mbizi. okay reka tumwitabe reka twitabe uri Dave nta kibazo Musaza saza ashaka kubabwira iki tuzi nka mirenge ku nenyo n'abana bamaze gukuramo papa abahungu bawe nabaze. papa ngo wadushakaga Tumwicare hano. tumva icyo agiye kubaganirira nanjye mbaganurire Bimeze rero. Ndashaka kubatuma kwa nyoko wanyu. Muragenda kwa nyoko wanyu. nyoko wanyu make ni mama wa n'umuvandimwe wa mama wanyu Iyi mashini namutije ntikeneye kuyikoresha. Munzanire abamera iyo mashini muyinzanire. Mashini yacu bagiye kwigarura. Ya mashini ndashaka ko tuyibyaza umusaruro muri iyi viziyo tugeze. iyo mashini ni mashini bwoko ki nta matsiko mugize mirenge ntimumuzi ko ajya akora ku nsinga gutya akazigenderamo nk'uko amarezi uvugana n'umuntu ni amarezi akagenda Ifite n'ibyangombwa byayo byose. okay papa reka ntaribe nijyane njye kuyizana nimba bafite ibyo bari gukora reka njye njye kuyizana Ntabwo mashini wayibasha n'amagisha square yayo. Atwara mashini. Uyu nguyu aratwara telepiye yayo. atwara ibyo bayiterekaho imikono yayo reka tujye kuzana ako tugiye kamashini kuzana iyo mashini Munyaruke mubanguke. Mubanguke ndabagurira fanta ni mubanguke. hari bipieba ku mbaraga zepfira abana be bagira nka we baranyaragasa Kongeye gucira ku kibabi. ariko Ni amacandwe nakaba mutaraza siba. atagiye gucira ku kiwa amacandwe aramukatse akamye batarahagera barakuraho fanta ntayo babona tugaruka halo mirenge James. Hello James. Ndagushakaga ngwino nkubwire ngwino mu rugo nsage wagiye nkubwire. Ndagushaka mfite inkuru igurishwa banguka zaho yose. Moto ndakwishyurira. gayi James ngaramukeneye sawa. afite inkuru shamaje teye amatsiko mugabo mugenzi nabwo ngo afite inkuru teye amatsiko ishamaje zagenda amaguru adakora hasi we tugaruka no kuri Adela ahunze umuhungu we umuhungu afite amatsiko akeneye kumenya papa we ni muntu nyabaki ntacyo azi ku mubyeyi w'umubyara papa we umwe gusa dore mama we nguyu aha David tukagenda ko imashini bayiduhaye David tugende imashini bayibonye David ari kuri phone ari busy Adela mu nzira agenda abonye umusore yumva bahamagaye David araga David David karame makuru yawe wakwiye tukavugana gato David amakuru David yewe ni wowe kwega warakuze uranzize kwibeshya wase birashoboka umuntu yakibeshya David ntazi Adela gusa Adela aramuzi siwe David se Hakuzimana ndi David Hakuzimana ninjye Hakuzimana David ntabwo uri umwana mirenge se Mirenge ni papa Mirenge ni data umbyara ariko ndakuzi rero ndakuzi ni byiza birashoboka wari ukiri umwana ntabwo nibuka David ngo arakiri muto cyane kubyo atibuka Adela ndajya kurikira inkuru uri bunyibuke ntabwo wamenye wari ukiri muto jewe rero se reka twicarane tuganireho gato basi wicare mbikubwire mu mayange wenda urebe ko wanyibuka mubwire icyo dupfana kiruta icyo tunapfa bagomba kwicara Adela atangira kubwira David wari ukiri umwana urabara papa wawe nanjye turabavandimwe urumva hashize igihe kinini cyane buriya tutabonana kuko se cyane ni gute se ubwo utanze hari musaza wanjye papa wawe
shoboka biteze bose ntago yigeze ambwira ntabyo yakubwiye haye kashwi koko ndamubwiye ndarahira gusa urumva nawe weshya ngo bimarire iki mbinzobe se koko ntago nzi kada ntabyo yigeze ambwira shuwa saza wanjye ntago mbyumva nanjye ibi ni iki ntago mbyumva yewe nanjye ubu ndatunguwe kumbi uri masenge ni gute musaza wanjye ahisha abana ko ndi mushikiye kandi ko mari yego dukana kera yego ariko koko zuri masenge ndi nyoko senge komeza kuganira amubwira uburyo ari mushikiye wenyine narafite David nabyaramubaje uburyo afite nyirasenge atazi gusa nanjye ntago mbyumva yihangane buretse buriya urumva bizasobanuka tuvera tugaruke hano Sifa nawe arahariwe aratuje aratimaje mwana wamuzi iruhande se mama ko Kirezi natari kumubona Kirezi ntari kuboneka ku mwana wanje nawe ugira wiga cyane ushikiwe umuhanga ko mushiki wawe nibyo arimo arakora ubu yabonye buruse sibyo cyo ni umuhanga cyane yari yatsinze cya leta siziye mu segonderi yabonye akaburuse agaruka yagiye muri ibyo bya buruse iyo Kirezi ntarataha nakomeje kumva ibintu harabisakuza mu nzu kagira ngo niwe uhari umusaza warimo arabaza mama impamvu mushiki watamubona ni Kirezi ntaraza rero rero amarete yanjye Kirezi arihe kubwa kamasaha yagiye tangira kubyibaza no umubyeyi umwana wanje yagize ikibazo mpamagara kandi mu Kirezi arihe ko uwo wamagana no katamenyesha ntago birumvikana imico nisanzwe kuri Kirezi tugaruka aha neza ngero uzaba umuhanga mpamagara je yarahamagarwa iyi nimero ko ntayizi nimero ko ntayizira kanyitabe numva asanga ari ibintu bizima cyangwa se ari ibibazo Karame Kopa n'umukobwa we aryamye mu muhanda bimeze bite umukobwa wanje dore ngarabisoro nkatabyumvisha umukobwa wanje we Kirezi jayi mama yake na mama ibyo yarafite biramucika birarere Kirezi abaye amasaha yakuze yabaga yatashe kare yatinda gutagamagara mama akamumenyesha none ngo hari uwamagaye mama nanamwibwiye mama wa Kirezi amubwira yuko umukobwa waryamye mu muhanda birarere Kirezi yabaye iki iri ni herezo rya episode ya mbere kuri season 3 ndacuka episode 2 kuri season 3 Fred cyamure mu cyumva reka mbasigiremo Mia and Wizzy bakubwira ngo ryoherwa n'aka kabyino rero injyana barabyina yaryoherwa kila nikikata kwenye line bila shuaini